Nongere mbahe ikaze nanone mu kiganiro Arise and Shine. Ni ikiganiro kibageraho kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, tangira ku isaha ya saa 2 kugera ku isaha ya saa 4. Uyu munsi tugize amahirwe y'uko turi kumwe n'umugabo tugiye kuganira ku muryango wa Brics umaze iminsi 3 mu nama yasozwe ku munsi w'ejo. Iyi nimwe mu nkuru ziri gukomeza kugarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane yuko nubwo imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama itaratangazwa cyane, ariko kandi bikitegwa yuko imwe muri iyi myanzuro ifite ingaruka cyane cyane ku bukungu ndetse n'imibereho y'isi muri rusange. Kuba dufite Brics, uyu muryango hanyuma uri kuza, twavuga ko uri guhatana cyane cyane na OTAN ndetse na G7, iyi miryango yombi ikomeye ifite uruhare rukomeye mu mibereho y'abatuye isi, ndetse benshi bakavuga bati nitujya kureba ubundi iyi miryango yose ni ibihugu bibiri bihanganye kandi by'ibihangange bihanganye ku isi. Bivuze iki? Turi kumwe rero n'umusesenguzi mu bya politike, n'umunyamakuru mazemo igihe kandi wagiye ugira amahirwe yo kuganira n'abandi mu busesenguzi bw'abahanga mu bya politike mpuzamahanga. Yitwa Ale Nisingizwe Jean Baptiste. Tugize amahirwe yo kubana nawe kandi ibyo turi buze kuganira byanze bikunze biraza kugira icyo biri buze gutanga. Ale, twishimiye kubana nawe. Bitese amakuru. Hanyuma nkuko warubyumvishe turaza kuba twibanda cyane cyane ku musaruro cyangwa se ku ngaruka z'iyi nama ya Brics bayi ku nshuro ya 16 yabereye Kazan mu Burusiya. Hanyuma ibaye ku nshuro ya 16 ariko ibihugu bigize byariyongereye ari byinshi, ndetse n'ibindi byinshi bikomeje gusaba kujoininga uyu muryango. Reka Ale, ubundi mu by'ukuri tubanze gatoya ishingwa ry'uyu muryango, navuga ngo rishobora no kuba rishingiye ku kwihimura nimba navuga nnyo. Ese mu mboni zawe yurebye uyu muryango uragira impact ki ku mibereho y'isi cyangwa se ku bukungu bw'isi? Gilbert, urakoze. Ngira ngo nkuko nabikomojeho haruguru mw'iriburiro ry'ikiganiro nkuko warutangiye ubivuga, Brics kuki ari inkuru, wenda ni naho wahera uyu munsi. Yego. Kubera iki yahindutse inkuru iri kubarwa, usanga rwose ku bitangazamakuru mpuzamahanga ariyo antete, ari inkuru iri imbere bifite icyo bivuze cyane, ntabwo biri kubusa. Yego. Reka mbere wenda tubanze turebe ngo iyi Brics no mu nyito yayo first of all ivuze iki. Yego. Ngira ngo ubundi yavuze Brics ni inyuguti ihini ibihugu definisa zitangiza ibihugu bigize iryo huriro. Yego. Ibihugu bitanu. Yego. Nabwo ntabwo ari uko yahoze, yatangiye ari Bric. Iza kuba Brics nyuma yaho South Africa yongereye. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo mu ntangiriro yari igizwe na Brazil, Burusiya, ikagirwa n'Ubuhinde. Yego. Ikagirwa n'Ubushinwa ndetse na South Africa. Yego. Iri huriro ry'ibihugu bitanu risa naho ryagize imbaraga cyane nyuma y'uko muri 2014 Uburusiya buryiyunzeho cyane mu buryo burenze uko byari bimeze mbere, bitewe nuko bwari bumaze kwikura muri G8. Yego. Cyangwa se muri G8. Iri naryo ni ihuriro abasesengura bafata nk'aho ari irikeba rya Brics. Ihuriro ry'ibihugu bikize cyane kuruta ibindi ku isi. Umunani byari bihari, Uburusiya bukirimo, ariko pour le moment byari ubu ni G7. Kubera ko Uburusiya bwavuye 2014 bwavuyemo. Buvamo kubera impamvu zitandukanye zirenze imwe. Harabagiye babihuza n'imyitwarire yabwo muri kariya karere, bavuga bati nyuma yo kwisubiza uriya mwigimbakirwa wa Crimea, harababihuje, ariko nanone ntabwo ari cyo gusa byari bivuze, kubera ko ubwo turasa n'abagenda basubira inyuma gato. Muri 2009 uwari perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev wakunze gusimburana ku butegetsi na Vladimir Putin, ubwo bakuriye inama y'umutekano y'Uburusiya, niwe wateranyije inama
wateranyije inama ayoboye inama avuga ati reka twongere tuganire aho hari 2009 muri 2009 ariko 2009 iyo nama yateranye nabwo nyuma y'imyaka 8 za 2001 nabwo hari icyo gitekerezo urabibona yego ni ukuvuga ngo ni ihuriro ry'ibihugu tuvuga ngo bifite ubukungu buri gukataza yego buriho busati kandi bwihuta bushingiye kuri technology ariko bukagira donc rikagira umwihariko wo kuba rishaka guha n'umwanya ibihugu bindi bisanzwe bidafite izina cyangwa bidafite profile byahishijwe inyuma yego donc bihora bifite ibyo bicomplaininga cyangwa se birekarama bivuga biti twebwe mu birebana n'ifwa ry'imyanzuro igenga ubukungu igenga imiyoborere igenga amategeko mpuzamahanga hari ijwi ryacu ritumvikana hejuru muri woni twarasabaga no gutakamba Afrika ngo ihabwe droit de veto bifitanye isano n'utuntu twinshi uyu munsi off mic twigeze kuvuga ku kintu kirebana na OTAN cyangwa se NATO yego ni rishyirahamwe ry'ibihugu donc rivuga ko rishinzwe ubutabarane bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika G7 cyangwa se G8 Uburusiya butararyikuramo yego ni ukuvuga ngo OTAN wavuga ngo ushatse wahita ko yari nka MINADEF yari nka Ministeri y'Ingabo ya G8 y'icyo kintu wagira nk'igihugu cyitwa G8 cyangwa G7 yego ko cyo kiri kuza mu gice cy'umutekano mu gice cy'umutekano yego uyu munsi nujya kureba uraza gusanga isa naho yabaye threat urabibona yego OTAN ni ikibazo gikomeye kuri rya huriro risigaye rifite ibyo rivuga ko ritumvikanaho n'uburengerazuba bw'isi yego ariko nanone harabibaza ngo se impact cyangwa se ingaruka ziraza kuva mwirema mwihererekanywa ry'iryo bitekerezo by'ibihugu bigize Brics yego inkuru mbi kuri G7 byanze bikunze cyane rwose kubera yuko harimo ikintu donc bimwe mu biganirwaho hari ukureba ngo uyu munsi aho isi igeze isa naho igishingiye kuri conservatism yego twe tudashaka gukomeza kuba muri uwo wenda gato ya kugira ngo binumvikane neza nuko bisa nk'ibigaragara neza yuko bidashoboka kusenya systeme utubatse indi systeme tout à fait donc nukuvuga ngo ikibazo si systeme yego ikibazo n'uburyo wakomodate cyangwa se ushyira abantu muri systeme mu buryo bungana yego uyu munsi reka dufata urugero iyo ufashe ibihugu nk'Ubushinwa n'Ubuhinde ni ibihugu bifite abaturage bari gukabakaba miliyari enye yego muri miliyari zisagaza Ubuhinde bwo buri no kwiyongera cyane imibare ni kuri gutangaza bari kurenga ku Bashinwa yego ntabwo ushobora gufata isoko rimeze kuriya y'abaturage ngo hanyuma nurangiza ngo babwire ngo ntabwo muri bugira ijambo rikomeye mu ifatwa ry'imyanzuro ikwiye kugira ngo kwisi kwiye kandi umuturage ari kwiyongera birebana n'ubukungu birebana n'amategeko mpuzamahanga mu birebana na politiki utwo tuntu twose ikindi nuko Brics buriya isa naho yagiyeho mu buryo nidufata G7 nidufata G7 tukayigereranya n'igihugu cyangwa tukayigereranya na ruling party yego y'isi turibuze kuvuga ko Brics ari opposition yavutse yego no opposition icyo nitwanakijya kuri ifite imirongo ishaka ko ishyigikirwa kandi itandukanye ngo hari itari kumvikana nicyo bari yisanzwe kandi kumvikana mu buryo ndetse ntari butinye kuvuga ko ishaka ko byumvikana mu ko kibi nikiza ntago harimo negotiation no kuvuga ngo uyu munsi nyuma y'intambara kabiri y'isi nyuma y'ishyirwaho ry'ikiswe ONU reka turi kuvuga ngo ry'ishyirwaho rya ONU n'ikiswe ONU urabibona nayo yaje isimbura Société des Nations cyangwa League of Nations bakayishyiraho bavuga ngo hari ukuntu buri y'isi ititwaye neza yego kugira ngo intambara yego kugira ngo yabaye 1945 urabibona hagati y'1914 n'igihumbi intambara ya mbere y'isi irabaye nyuma baravuga batari ko hari uburyo abantu batigeze bajera ibintu neza reka dushyiraho League of Nations cyangwa se Société des Nations dushyira ibintu ku murongo ndetse rwose turwane n'ibyo bibazo société bizongere nyuma
mu 1940 kugera 1945 intambara kabiri y'isi maze kuba baravuga ngo ariko burya hari uburyo League of Nations yatsinzwe yego reka dushyire ku kintu noneho kiyisimbura Yego. kiri combining cyangwa se kiri gihuriyemo ibihugu byose babyise byose ariko si byo I know kubera yuko no kuvuga ngo nujya kureba uburyo turabara byibuze 13 yego nuvuga ngo hari iyo loni nayo yashyiriweho ikintu kimeze nka guverinoma centrale ariko bigaragara ko hari abanyamuryango birengagijwe nk'ubu niba kubwira ngo usicyo bita permanence cyangwa 5 pays permanent uzasanga ni bya bindi byabaga muri Bigize kongeramo ibihugu bikeya bindi biri mu Burusiya bwaje kwikuramo nyuma niho hahise habaho kuvuga ngo esero nizakora yonyine fata urugero ukizeho leta uri kubyumva urangiza uvuga utariko tuzakenera ko muri buri rwego hagira imikorere yihariye kuko bashyiraho guverinoma bakavuga bati reka dushyiraho guverinoma dushyiraho ministeri zihariye yego izo ministeri zihariye zigereranye n'aya miryango mpuzamahanga bashyizeho nyuma ngizo za UNICEF ngizo za HCR ngizo za IMF ngizo za banki y'isi ngizo za kwayikwa zose zarangiza zikaba arizo zigena byanze bikunze ngo ninde mubi mu birebana n'ubukungu ninde uri bushyirirweho ibingibi ninde mubi mu ninde buhabwa mutekano uburenganzira ninde uri bubuzwe urabibona mu nyungu uri kubyumva nyuma yo gukora assessment cyangwa se nyuma yo gukora isesengura bakavuga bati nituramuka twemereye abangabi ibi aba bari buburi ibi kandi ari bo banini yego urabibona yego so, bihinduka ikintu cyo kuvuga ngo ariko iki kintu twashyiriweho turakisangamo twese mu buryo bumwe biragenda bikura kugera isaho igeze mu buhera za 2001 nigeze kubikomozaho bavuga bati ariko urabona niba dufite imigabane 5 ituwe kuri buri mugabane nibura uzasanga igihugu twakwita ko gifite ubukungu busumba iby'ibindi yego nguko uko South Africa ikunze kubiri imbere ngira ngo yo na Nigeria umugabane Afrika yego yavuze iti nanjye nje kunga mu ryanyu kuko mfite ijambo numva ku mugabane wanjye ndahari mfite ukomeze kandi mfite uburyo dufite uburyo donc hari cyo nazana ku meza exactly hakaba ibindi bihugu kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo urafata igihugu nk'Ubushinwa uyu munsi mu by'ukuri cyamaze guhinduka umukeba wa Amerika mu birebana n'ubukungu ku buryo bugaragara ku buryo bweruye ngo nurangiza ngo umubwire ngo urakima ijambo mu birebana nifatwa ry'imyanzuro cyangwa ry'ibyemezo mu kanama ka ONU cyangwa muri ntabwo biri bukunde urabibona no kuvuga ngo hari uburyo uri buze kureba iyo miryango za IMF twahoze dukomozaho urebe banki y'isi ikicaro cyabyo cyangwa se imikorere yabyo ubucura bwenge bwabo aho buri nahatagerwa na buri wese kandi wiswe ko abarizwa aho ngaho epuruta atari byo nango nihezwa nukuvuga ngo kiritwa umuryango ariko hagira abanyamuryango bahezwamo ikintu cyitwa membership no ni ikintu kimeze nka ndabyita nka de facto donc ngo hari ikintu mategeko bavuga ngo de facto nuvuga ngo ni ikintu gisa naho gihara ariko atari cyo kidahari urabibona noneho rero uyu munsi ikintu gihari kwicara bakavuga ngo Amerika yamaze kurenza imbibi ifatira ibihano bishatse n'inshuti zabo kubera ko hari ibyo banyuranyijeho kandi hagurukira muri ndavuze ngo exactly n'abantu badashaka kuvuga ngo twebwe context yacu uri kubyumva n'abantu batari buvuge ngo kwa Gilbert uko bayobora ibintu mu rugo kwa Gilbert uko ameze ntituzi background ye ntituzi ibyo yemera mu muryango uko ameze ntabwo dignity yabo bashaka kuyumva Gilbert yakoze ibintu ariko tubona imyanzuro yafashe ishobora kubangamira inyungu za mushuti wacu cyangwa twebwe Gilbert tugufata ibihano urakomanyirijwe ku isoko mpuzamahanga tugukuye mu masezerano ya Goa tugize gute intwaro sinzi ntiwemere gukandagiza ikirenge hana ibindi nabyo bifite isano n'ibyo ngibyo nujya mu birebana n'amategeko kimwe mu bintu bijyagiye bikunda kugibwaho impaka cyane ni imiterere y'inkiko mpuzamahanga zirimo ruriya rukiko rwa ICC kimwe mu bintu nabyo byagiye bikunda gukurura intungu n'abavuga bati ariko uru rukiko ugasanga hari uzi wenda reka dufata urugero urabona urukiko rwa ICC cyangwa se CPI
yashyizweho n'amasezerano ya Roma. Ariko ugasanga hari ibihugu birugiraho ijambo nyamara bitarubamo. Yego. Urabibona? Ukibaza muri se byo biti. Vuba hanga mu mateka ya vuba tubijyanisha nibi turimo, urabizi ko umushinjacyaha mukuru warwo yakiriho impapuro zo guta muri yombi Vladimir Putin. Urabibona? Arabiseka cyane. Wenda ibyo bamushinja byose autre chose ni ibindi uri kubyumva, ariko nacyo ni kimwe mu bintu bikomeza kugibwaho impaka. Mu yandi magambo, ishyirwaho rya Brics kwaguka kwayo kandi binashoboka ni inkuru mbi kuri kwisi isigaye ya yindi yo muri ya G7 twavugaga. Yego. Ariko kandi noneho muri formation cyangwa se mu miterere yayo tubanze turebe ngo ese ubundi iyi Brics yavugishije abantu. Yego. Ubundi iteye iti. Iyi ni Brics tuyita Brics Plus. Kubera yuko hamaze kujyamo ibindi cyane cyane ko biri kwiyongera biranga 30. Turibuze kugaruka imiterere yabyo nawe Brics utumva imeze uko nguko ngugire ngo kugira ngo byibuze ni hagati yayo byakemutse. Aha, no kuvuga ngo byizo bafite icyerekezo kimwe kigiye gukemura ya system yari isanzwe. Utagira ngo ntabwo ni ikintu gikwiye kumvikana nyine mu buryo bukwiye kumvikana uko bumeze. Ni igihugu ni territoire uyu munsi ifite 45% by'abaturage batuye isi. Yego. Ifite umusaruro mbumbe uyu munsi wa tiriyari zirenga 28 z'amadolari y'Amerika. Icyo kintu kinumvikane neza cyane. Ingana na 31% bisaga bigize ubukungu by'umusaruro mbumbe w'isi. Ntabwo pourcentage ari ntoye. Umuturage iramufite hanyuma niza no ku bukungu kandi noneho izi no kubyaza umusaruro w'abaturage. Nunajya ku miterere ya buri gihugu muri bya bindi binini bigize Brics. Usanga ari ibihugu bifite icyo bivuze kabisa. Ubushinwa, Ubuhinde ayo ni amasoko abiri manini. Nubwo Uburusiya urabibona. Ujye muri Amerika Latine nubwo wenda kubera imiterere ya politiki z'imbere mu bihugu bimwe nka Argentine byari byitezwe ko yinjira muri uyu muryango, ariko perezida mushya asa n'unyuranya na politiki yari yashyizweho n'uwo yasimbuye kubera impamvu za politiki byumvikana. Ariko ibihugu nka Brazil ni ibihugu biri tayari, uri kubyumva. Ni igihugu gifite ubukungu buzamuka neza muri Amerika Latine, muri Amerika y'Amajyepfo cyane. Ujye kureba mu burasirazuba bwo hagati, Saudi Arabia, Leta Zunze z'Abarabu, Iran, ukikire kano gace ko mu nyinuza hano ukiri hano mu burasirazuba bwo hagati wambuka hakuno mu Misiri irimo, Misiri yamaze kujya Ethiopia, urabibona. Hari ibihugu bindi noneho nibyo nakubwiraga ngo umwihariko wa Brics utandukanye donc uburyo yakira abantu bitandukanye, ibyishingiraho requirements bitandukanye n'ibyo muri za G. Twata tunakiribaho cyo ngicyo, reka tunafashe kugira ngo wenda kugeza ubu ngubu requirements zihari kugeza ubu ngubu ugize kugira igihugu cyemererwe kwinjira muri uyu muryango, izihari nizihe magingo ya ntabwo twavuga ngo hari requirements wenda ziri defini zihari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko twavuga ko hari ikintu kimeze nka profile zishingirwaho bigendanye n'imiterere ya buri gihugu, cyane cyane wenda nakubwiye impamvu nigeze guhera muri Loni. Mu ishingwa rya Loni ni bandi bayishinze gushyiraho ikintu kimeze nk'ibihugu bidakorwaho, reka tubyite uko nguko bita ngo ni 5 pays permanents. Hari ishyirwaho ry'akanama k'umutekano muri Loni akona ko imyanzuro yako urabizi bamaze iminsi bavuga bati Afrika ni gute, Afrika ifite ibihugu 53 agenda kari konsha no gusaba imyanya 2 bavuga bati ni gute abaturage bangana kuriya bataho representer akanama. Ni ukuvuga ngo iyi Brics intego yayo ni uguca icyo kintu. Yego. Nono igihugu kiri buze kumva koko nacyo cyajyaho ngaho. Ikindi cya kabiri impamvu ari ikibazo, impamvu nigeze kuvuga ngo ni inkuru mbi ku bihugu nka Amerika n'inshuti zabyo cyangwa se byashatse kuyatashaho mu buryo butaziguye. Buriya kimwe mu ntwari ikomeye Amerika ifite ntabwo ari za misile zihambaye, ntabwo ari izina Amerika ubwaryo, ikintu bita idolari. Yego. Idolari ni ikintu gikomeye. Iyo mu biganiro bigibwa cyangwa se bigibwaho impaka kumvikanye ko hari topic cyangwa se hari ikiganiro kiza kuvuga ku buryo bwo guhindura ifaranga rikoreshwa hagati y'ibihugu kandi bikomeye, iba ari inkuru mbi Washington cyane. Uyu munsi hari ibiganiro byo kuvuga ngo ariko ni gute
kandi koko ukabyumva ukumva ntibyumvikana ni gute Ubuhinde n'Ubushinwa bihahiranira mu madolari y'Amerika gute icyo kintu cyumvikana gute ni gute Ubushinwa na Afrika bihahira gute Uburusiya bushobora kujya kugura peteroli muri Iran bagakoresha idolari y'Amerika urabibona ukavuga uti ntabwo byumvikana system yubatswe ni ukuvuga ngo Amerika n'inshuti zayo basa naho bungukiye mu buhumyi bwamaze igihe kinini yego bazi ko batazahumuka yego urabibona ariko nanone ikagira ikindi kintu isa naho yenyegeza kiyifasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho itewe ishema cyangwa se isa naho igubwa neza n'andi makuru atari meza avugwa mu banyamuryango ba Brics. Yego. Rimwe na rimwe ibyo tutazi neza tudashobora kugenzurira kuri izi mikoro akakanya ariko biravugwa ko Amerika uzasanga rimwe na rimwe ikunze kuvugwa inyuma y'amakimbirane akunze kuvuka hagati y'ibihugu bitandukanye muri make ni gashoza ntambara. Reka dufata urugero. Uyu munsi ntitwavugaga uyu muryango wa Brics ugenda waguka. Yego. Ariko nujya kureba no mu bihugu rutura biwugize bigusumba ibindi birimo. Naho mwuka hari icyo bakwiye kubanza gukora. Hari icyo bakwiye hagati yabo muri bo. Yego. Mu reka tuvuga urugero. Kugira ngo mukorane neza n'umuntu nuko hagati yanyu nyine haba ari mu mwuka mwiza. Tuba tuvuze ngo tugiye gukora projet izabyara inyungu nuko tuba tuvugana nuko hari ibyo tuba duhuza. Uyu munsi ufashe igihugu nk'Ubushinwa ugafata n'Ubuhinde ni nacyo bahereyeho muri iriya nama ya Kazani mbere yuko itangira. Abategetsi babonye ko Narendra Modi ministre w'intebe wabo ubona na Xi Jinping bavuga bati reka tubanze tuganire. Hari ibintu mbere yuko tujya kuri aya meza. Yego. Hari ibintu bitaranoga. Buriya Ubushinwa n'Ubuhinde bamaranye igihe kinini impaka kubirebana n'imicungire y'umupaka uri hejuru mu misozi ya Zayimaraye. Ku buryo abasirikari bayo bajya banakocoranira yo bakarwanira. Yego. Urabibona? So niba ushobora kumbwira ngo Ubuhinde n'Ubushinwa bwabyo amazina birakomeye muri Brics. Ari bujye muri projet ariko ku rundi ruhande hari ibyo batumvikanaho, iyo ni threat ariko ikaba ni inkuru nziza. Kuri rya tsinda risa naho ryamaze kubona opposition. Inkuru nziza Washington byanze bikuze cyane. Umaze iminsi wumva uburyo Amerika ishyigikira ibihugu birimo Taiwan ibibirwa. Ubushinwa buti iyi ni intara yacu. Mwebwe bite Amerika ukabujya ukabona umuntu bita Anthony Blinken aramanutse aje Taiwan aje kubwira abategetsi b'i Taiwan batariko ntibazabashuke mugomba kwigenga uko byagenda kose. Urabibona? Muri support wenda reka tuvuge ngo irasanzwe ariko kubera iki muri icyo gihe coincidence yivuze iki? Urabibona? Donc no kuvuga ngo ntabwo Washington uriyo washimishwa no kumva babingwa mutetezi cyangwa se abantu banini abacura bwenge b'ikintu kimeze nka opposition kuri wowe bamiranye neza. Byiza ko bajagararazanya hagati yabo bagatinda kugera ku ntego zabo. Umaze iminsi reba tujye muri ibi bihugu bishyashya byinjiye muri ntuza byatumye Brics Brics Plus iba Brics ndetse Saudi Arabia. Yego. Buriye nabo ntago ramirana neza. Haracyarimo Iran na Saudi Arabia. Yego. Haracyarimo tuntu. Manukuze mu ihembe rya Afurika. Egypt na Ethiopia. Bamaze iminsi cyakora mu minsi yashize nabonye yasimara bagenda habaye inama uravuga batari kurabona Ethiopia na Egypt. Hari uburyo ariko utwo tuntu nyine turacyahari. Yego. Genda urebe muri South Africa indani. Nyuma yaho buriya urabizi ko ANC iherutse gutakaza ubwiganze mu nteko. Yego. Yatumye bashyiraho icyo bita guverinoma y'ubumwe. Guverinoma y'ubumwe bituma Democratic Alliance ribonamo imyanya 6. Yego. Na mbere batarayibonamo ryari ryarabazonze. Uyu munsi ruvuga ngo hari impaka zo kuvuga ngo ariko ibyo bintu urimo kubera iki bundi rasha urayijya inyuma iteza ibibazo itera inyuma ku giti cyawe bititiriwe guverinoma y'ubumwe. Urabibona? Donc ni kuvuga ngo hari utuntu turenze kamwe
Brics nayo abanyamuryango bayo bagomba kubanza kurezudara cyangwa se kubanza gukemura kugira ngo ryahame ryo kuvuga ngo wa mugani byavuga ngo union fait la force koko bibyara uwo musaruro koko wizo mbaraga hanyuma byanze bikunze icyo ndibuze guhita nibaza nkuko twabivugaga bigaragara yuko Brics iri buze kuba ari wa mugani ni umutwe nituza muri bya politike ndaza gufatwa nk'umutwe wigomoye ku butegetsi ariko mu nkuru zicyaracyara hari abanariza bakavuga bati Trump aramutse abaye perezida afitanye ubushuti bwa hafi ngo no gushyigikira Putin ese ibi ngibi no kuba iyi nama ibaye mbere gato yuko aya matora aba ese Amerika iraza kuganduka igiye muri Brics mu mboni zawe byo yabimeze bite ukurikije ibigenda bivugwa mu bitangazamakuru harimo ibintu nka bibiri hari n'ababihuza bavuga batari ko buriya kubera iki se Brics iremye inama bugufi igihe amatora yegereje muri Amerika biriya byo ntaho bihuriye kuko amatora ya Amerika afite igihe abera kiri periodike kizwi manda irarangiye hagomba gutegurwa amatora Brics nayo ifite uburyo itegura inama yayo mu buryo butandu ntekereza ko ari coincidence gusa ni uguhurirana yego niko je nabyita ikindi kuvuga ngo Trump natorwa hari impinduka zizaba yego na oya kubera ko Trump twibuke mu by'ukuri imitegekere ya Amerika ugiye kureba buriya n'importe qui muri Amerika hayobora system hari system ni ikomeye kurenza umuntu nta influence umuntu yagira kuri systeme influence runaka irashoboka ariko ifite les ingrédients ifite ibiyishyigikiye ifite ibirungo ifite donc ibindi bintu biri iruhande rwe yego urabibona none se franchement tuvugishije ukuri uyu munsi Trump mu mbwirwa ruhameze iyo ariho areshya abantu uburyo bwo kubasaba amajwi muri iyi minsi kimwe mu byo ashiravuga ati byewe nkijyaho nkimara gutorwa intambara ya Russia no Ukraine kubera ko irahenda Amerika kandi kayihendera ubusa urabibona ku rundi ruhande nyamara ugasanga ntabwo avuga rumwe n'aba banyamuryango ba OTAN basa naho bareba Washington mu maso bararamye niyo bareba Europe uburayi bwose busigaye busa naho bugendera ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza ya Washington yego bivuze ngo icyo Amerika yakora kuri iyi nshuro ishobora kuvuga bikaba cyangwa se uburayi bukumva urayibona yego ubona imyitwarire muri iyi minsi y'umuntu bita Emmanuel Macron yego Emmanuel Macron no muntu uri kurwana no kujya mu nteko kuyumvisha uburyo bakwiye gufasha Ukraine bakwiye gufasha iki bakwiye gufata mu mugongo Zelensky bakwiye yego ikaba ari indirimbo imwe n'umuntu namuzehe Biden Biden kimwe mu bintu Trump amushinja n'ubu ngubu bagendana muri kampanye presidentielle iri kuba Trump kugira ngo yumvikane neza vuba azamurijwe abwira Kamala Harris bazahangana wowe ubundi sinzi n'impamvu dukwiye kuba tunavugira ku kibuga kimwe nakaga mwateje wowe na Biden icyo ni ikintu gikomeye kubera ko gituma nibura isi ishiduka ikavuga ngo katwumve urabibona no kuvuga ngo hari impamvu ishingiye kuri icyo ishobora kuzamurira izina umuntu wagira icyo avuga kuri kiriya kibazo cyane cyane aganisha kugira gute kukirangiza yego ubu rero ikintu araza guhangwa amaso byanze bikunze kubera ko nujya kureba tuvugishije ukuri OTAN n'uburengerazuba bw'isi busa naho bwahombeye muri iriya ntambara ni abantu mu by'ukuri batagiye bakunda kumvikanisha ijwi rishyigikira ibiganiro ahubwo wasangaga bavuga bati nyabuna nimwikoremo turebe ko twagurira ibindi bifaru Zelensky oya ntabwo epuruta abandi bakavuga batari ko iyi ntambara ikwiye kurangizwa n'ibiganiro ibiganiro ariko nabyo bobwo nabyo cyaba ikindi yabindi topic Putin akavuga ati ibiganiro ariko ntabwo nabyanze
ariko hari condition yego na Zelensky akavuga ngo reka nanjye ibiganiro ndabishaka ariko hari condition mubanze mumvire muri Donbass yego tamaze abo batariko twisubije uduce twacu twahoranye ntabwo twafashe uduce twa Ukraine muzeyi icyo kintu kuye kucyumva so hari utuntu twinshi turenze kamwe hari abashingiraho mwifatwa ry'ibyemezo cyangwa mwifatwa ry'imyanzuro ishobora kuganisha iki kibazo hamwe cyangwa handi. Hanyuma kuba Brics ibaye ku nshuro 16 umuryango waragutse bihugu ndetse hakomeje nko mitangazamakuru biri kugaragazwa hakomeje kuba ubusabe buri kwiyongera ibi ngibi nkuko wenda wageze kubikomozaho n'ubundi navuga ngo biraza gutitiza G8 amini G7 kuko ubungubu Uburusiya butarimo icyo turi buze kwitega noneho mu mpinduka cyane cyane iyi nama iri buze kuzana cyane cyane n'ubwo bwiyongere bw'ibihugu ese koko ntibiri buze kuba bitari burangiriye gusa ku gutera ubwoba ahubwo kuko tukabona impact ifatika ya bya bihugu byahejeje inyuma bikaza kugira ijambo kuko rifatika kuryo na twatuntu turi kubonamo n'ibyo bihugu bifitanye hagati yabyo bikaba intandaro nziza yo kubabwira ati nimba tugiye gukomeza uru rugendo hakwiye kubaho ubumwe hakwiye kubaho gufatanya. Absolutely byakabaye ubundi byakabaye bibone ko bikwiye donc nibyo nigeze kukubwira ntabwo urugamba ruri hagati y'imiryango y'ama organization abiri ntabwo wari ikintu cyamarwa na evenoma y'umunsi umwe yego ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo uyu munsi tubona ni Kazan uyu munsi cyangwa se ejo kuwa gatandatu ibintu hari uburyo bizaba byamaze kumera neza mu Bangladesh muri Iran muri South Africa muri bya bihugu binyamuryango bishyashya biri kwinjiramo kandi ntago biri kwinjiramo gutyo gusa biri kwinjiramo cyangwa se bigasaba kwinjiramo kubera ko bibona ko hari amahirwe byimwe kandi byari biyafiteho uburenganzira. Erega hari utuntu twinshi umuntu agenda yibuka nk'ubu reka tuvuge urugero bumwe mu buryo bwashyizweho bwo kujira umutungo w'isi na kamere ye butari umutungo wavuga ngo nabantu bishakiye yego atari ukuvuga ngo ni nk'ubu biteye isoni kubona nk'igihugu gishobora gucukura peteroli kikayivumbura mu butaka bwayo ariko kikaba kitayifiteho ijambo rya nyuma yego 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 ntabwo gifite uburenganzira bwo kwicuruzanya n'uwo gishaka urabibona uyu munsi biteye isoni ngo ni igihugu nka Nigeria fatwa ngira ngo kiri nko ku mwanya wa 6 ku isi mu gucukura peteroli. Yes buriya uzaganire n'abantu bagenze muri Nigeria sakubwira ngo hajya open donc ikibazo kibura ry'ibikomoka kuri peteroli ukabana abantu baraho baravubunza utubido hafi umupaka na za Benin ngo peteroli yabuze muri Nigeria yabuze kintu giteye isoni igihugu cya 6 wajya kureba ugasanga muri ntuza zabo mu madepo irimo kubera iki hari amabwiriza baricuruza sous condition urabibona umvise impaka ziherutse kuvuka mu minsi yashize muri Uganda bavuga ngo hari peteroli bavumbuye cyangwa igahaguruka bavuga atari ko ibyo bintu mube mubyihoreye ntabwo hari uburenganzira butarata so urayivumbura hanyuma mu gihugu cyawe kuyitunganya n'ibindi urayicuruza hehe OPEP itagwaye uburenganzira urabibona donc ari impamvu nyinshi zirenze imwe zishobora gutuma umujinya ushingiye ku mpamvu z'ubukungu zamuka ku bihugu bimwe bikavuga ngo turabirambiwe ariko kandi nkavuga ngo na amahirwe uyu munsi kuri bya bihugu byakunze kwiharira ijambo yo gushyira baro hasi wenda bakavuga bati okay twarabatanze $, amateka gahinduka ishuri abantu bakigira reka mubwire Gilbert isi yarahindutse yego isi yarahindutse kutabibona gutyo ni ikibazo nicyo kibazo ubundi ni ikibazo donc ni ikintu kijya kumera nka conflit de génération yego uvuga ngo hari ibintu twebwe tumenyereye twakuriyemo sibyo yego uyu munsi garuka muri societe zacu zisanzwe umuntu kubwira ngo ariko ngo urumva ko abana bubuye urugero kandi buri cyane asigira bubu exactly bura no mu 1800 bari bafite abubu uzi umusaza uvuga atari ko abana bubu bite
urabibona rero no kuvuga ngo habaho ikintu cyo kuvuga ngo reka duhuze imyumvire no hejuru y'ibihugu bifite ijambo rishingiye ku bintu bifatika biritenje urakenesha igihugu gifite umutungo kamere ukakibuza gucuruza peteroli ukakibuza gucuruza no gishaka hanyuma se ukanakibwira ngo kugira ngo ibintu byawe bigira agaciro nuko biba valorize en dollars reka gatoye reka dufate ko Brics ije noneho yo iri gutanga bwa burenganzira hakabaho negotiation ese ibi bihugu nk'icyo gihugu cya Nigeria ntiraza kuba atu kuko nuko ngo iraza gukoresha aho umuntu yatikijwe yashizwe hasi nimba koko nka Nigeria igihugu nka Nigeria n'urugero habaye iyo negotiation Brics kabegere kabwira ati byo muri ni ibiki twebwe dore mufite uburenganzira bwo kukira ku isoko ibihugu tubifite dore uko bingana aha no muhafite isoko kandi negotiation zirakorwa ku buryo bukwiriye ese ntiyaba noneho iturufu yatuma bimwe mu bihugu biri buze kubona koko biri buze kubona uburenganzira byakabaye ariko nibyo nigeze kukubwira ngo ikibazo gihari ntago ari kirangizwa na evenoma y'umunsi umwe kubera ko erega wabyanga wabyemera iyo umuntu yagutanze mu kibuga ndamaze kugaragaza gati hari uburyo ikipe ishobora kwibagirwa bashobora gukora remplacement tactique bari bakize ba rutahizamu bayo babiri hanze baryana ariko za resta zagiye ziza bakakubanza ibitego nka bitatu nuvuga ibyo resta zagiye zizamuka ibintu ufata nk'urugero ejo bundi Real abajya bakurikira siporo yagize gutya iratungura ikubitwa ibitego 2-0 mu gice cya mbere abaga ati Real we nta kundi franchement burya nubwo wagiye muri vestiaire uvuga utari ko turacyafite ubushobozi bwo kubyishyura yego ariko ntimubuze more pressure mufite yego uri kubyumva ngo umuntu wagutanze mu kibuga wagutanze insinzi runaka uba ugomba kuza uyirespekta hari ibyo ugomba kuza wubaha kubera ko nyine yarabigutanze yego uyu munsi byaba ari ibyago cyangwa se byaba ibintu bibi haramutse habaye n'ubwo burenganzira kubusubizwa hakabaho ikintu cyo kuvuga ngo abantu bagatekereza ikintu kimeze nka moral revenge cyo kuvuga ngo natwe n'umwanya wo kwihimura yego hagahagurikirwa aho ngaho cyo kiba gipfuye yego yego uyu munsi hakeneye ikintu cyitwa universal consent ubwemeranye buhuriweho uribona abantu bakavuga bati nibyo koko none se Amerika akakantu ko kuvuga ngo uzajya unyuza inkunga muri IMF atari n'inkunga uri waragennye uburyo donc wacukuye irindi hombo ryo kongera kuyigarura ukize impuguke zawe ngo zigiye kujya gufasha ziherekeje zigiye gutanga amabwiriza y'uburyo iri bukoreshwe muyashyire muri ibi nimudashyira aha ngaha turayikata urabibona nimutitwara gutya turabakura mu masezerano yacu ya ago nimutabigenza uko erega buriya reka nkubwire hari ibihugu byagiye bigira initiative zijya kumera nk'iza Brics yego reka dufate urugero rw'u Rwanda u Rwanda kwinitiatinga gahunda yo kuvuga ngo made in Rwanda yego byari bifitanye isano n'ibintu nk'ibi ngibi cyane rwose so mugomba kuba slave w'ibintu byacu twasetinze sino uburenganzira turabakora hari ibyo tubafungira ariko rimwe na rimwe kutamburwa uburenganzira kutamburwa icyo bise uburenganzira muri western ahubwo hari amahirwe bikwambura kuko hari ibihugu byamaze kubona ko guteza imbere inganda z'ibihugu iwabo izo made in Rwanda tuvuga niki ntabwo byari kuba iyo hadafatirwa icyo gihano hadafatwa bene ibyo bihano yego ngo dukuye u Rwanda muri agowa ko twambura icyo kintu mwise uburenganzira mudukuyemo mutwambuye ahubwo muduteye inkunga yo gutekereza yego reka dusafaringa muri iyo transition mubayemo ariko turasohokayo nidusohokayo ntacyo turaba twemye donc turagwa hasi ariko turahaguruka duhagaze niyo mpamvu uyu munsi buri nama yose geste nk'izi ngizi erega Amerika donc ibigenda ibimenya ariko aba bantu ko twabakuye mu masezerano ya Goa bambara iki urabibona bakoresha iki imyenda amapantaro ya bindi twajyaga tubakuburira bimeze bite ubambaye iki
bazi Kigali barasanga abantu baberewe barasa neza barambaye neza nyine bambaye made in Rwanda ben yo rero ni threat ni inkuru mbi kuri Washington. That's why inama zose ziganirirwamo ikintu gifitanye isano no gushaka igisubizo gifitanye isano n'uburenganzira bwambu abantu ariko byiswe yego niko kuri bihinduka ikibazo gikomeye kuri Washington. Niwo mpamvu ushobora kwicara bakavuga batari ko byagenda kose igihe kizagera bavuga batari ko reka tuganire tujye ku meza habeho ya universal consent abantu bemeranye ubu rero aho ibintu biri ntabwo ushobora gufata ibihugu bifite umusaruro mbumbu ngana na 31% bya Brics twavugaga ngo mifingo usuzugure ibihugu bifite umusaruro ungana na tiriyari ibihumbi 28 z'amadolari y'Amerika yego ibihugu bifite 45% by'abaturage b'isi ntago ari isoko ritoya hakenewe gusa ikintu cyitwa ubwumvikane na respect yabuze hahandi imbere hanyuma abantu bagakorana bushyashya. Ikintu cyitwa conflict kitararandurwa iyi Brics izahora ari Brics ibihugu byiyongeremo ariko anve ntacyo bizatanga bidashingiye ku gukemura amakimbirane ari hagati yaba mu bihugu birimo hanyuma bishingire ku bumwe koko bufatika munsi nibyo Iran izakirwa cyangwa yakirwe muri Brics Arabia Saudite nibyo bari kumwe ariko inteko ishinga amategeko muri Saudi Arabia wenda ivuga iti dutoye wenda itegeko rikumira bimwe mu bicuruzwa bituruka hakurya muri Iran gusa abantu bazagerana bizagenda gute bazagerana igihe cyo kiri kwihuta ariko nanone ikibazo n'undi twari turi kwibaza ibyo twagiye dusubizamo ariko nicyo twavuga igihe cyose habonetse uhaguruka akareba ibiri gukoreka akumva ko hari nicyo yabikoraho nubwo wenda yahagurukana bimwe bitaratungana ariko imyaka 16 yabaye n'inama ibaye ku nshuro ya 16 ese noneho tugana no ku musozo ese ya pressure ya Washington uko twabivugaga iyi pressure ya Brics kuri Washington nta kintu byibuze iri buze kurema nta kintu kiri buze gutanga ku buryo noneho ishobora kuba imbarutso yo gutuma noneho bino bihugu biri buze kujya ku meza biri kuganira ku kibazo ku gisubizo kirambye isi ikeneye. Abantu bajya basoma hari umugabo witwa Karl Marx yanditse igitabo cyitwa Le Capital andikamo inoze uvuga ngo l'homme est pour l'homme l'être suprême. Donc ngo ni nko kuvuga iki nuvuga ngo umuntu ni uri hejuru y'undi donc nuvuga ngo byose bikizwa n'umuntu bikanicwa n'umuntu yego urabibona ariko umuntu nde uyu munsi ntago turi kuvuga umuntu Gilbert na Ale turavuga les personnes morales ibihugu systeme nigeze kuvuga ikintu cyitwa universal consent yego gikenewe yego uyu munsi buriya uzarebe yegere mikro ujya ukunda kumva bene izi nama zikunda kuganirirwamo ibintu za COP26 iziga ku mihindagurikire y'ibihe yego no mu byumweru bingahe iraba hari ikintu kiba gitangaje COP26 ibereye Paris ibereye Shamshir mu Misiri ibereye hehe ibihugu erega ntago birakazwa n'akantu kamwe nibyo nkubwira uyu munsi ibihugu bya Afrika bimwe biriho birahangana n'imihindagurikire y'ikirere iyo nindi ngingo ikomeye cyane kimwe mu byangije ikirere ni ibikorwa bya muntu ariko muntu munini nimvuga muntu munini kandi bya bikorwa ibiza kwisonga ni ibinasenye tout à fait nuvuga ngo muntu munini mvuga ntabwo ari ubirijana cyangwa metero 2 yego ni systeme ni nganda zigize gute zangiza ikirere urabibona hanyuma igiteye impungenge cyangwa se kibabaza kurutaho bya bihugu bindi biba bivuga bitari ko tuzabigire dute twe
yego uyu munsi ibihugu biriho birahangana n'imihindagurikire y'ikirere bagera muri COP26 bakavuga batari ko amadolari miliyoni 400 mwemerewe bite ko mutari kwatanga ngo duhangane n'ingaruka muteza tuzareba kandi ibikorwa bigakomeza byangiza cya kirere n'ubundi zatari kurabona tugiye gushyiraho amategeko mpuzamahanga ya ale byanze bikunze twabigarukaho cyane ariko igisubizo numvisemo cyaba kirambye no kuvuga n'ubundi umuntu ni uteza ikibazo ariko kandi ni nawe gisubizo ese birashoboka cyane yuko iyi Brics iyi pressure biri buze gushyira kuri ibi bihugu cyangwa se ino systeme akaba hakubakwa systeme nzima iri buze kugira ikitanga wenda bakabona ko iyo pressure ibateye guta bavuga ati tujye ku meza none koko dushaka igisubizo gihuriyeho hamwe kuko generation nshasha yo iraza guhagarika ama competition ahubwo habeho complementarité ese biraza gushoboka yuko competition zihagarara ahubwo abantu bakuzuzanya icyo gitekerezo zikaza gukunda ntawamenya no kubihanga amaso niyo twakomeza kubitegereza ariko nk'ubundi nka yamvuga abanyarwanda n'ubundi izo mpinduka zose kugira ngo zibeho n'uruhare rwa buri wese wenda Gilbert cyo umuntu yavuga mu mateka y'isi mu by'ukuri isi yagirangwa n'impinduka zitandukanye mu gushyiraho imirongo itandukanye y'imiyoborere uburyo abantu bagenza ibintu n'ibindi twabikomojeho kari tuvuga tuti ibihugu bimaze muri monde moderne wenda ushatse wahera hambere rwose mu 1910 na kangahe ibihugu byicaro bikavuga bitari ko tuyoborane dute dushyireho imirongo migari dushyire ikintu kiduhuriza hamwe dushyire société des nations cyangwa se League of Nations bakayiha intego zigafailinga yego bakavuga bati use biragenda gute abantu bakongera bakavuga bati tumaze gukora evaluation dusanze hari bitaragenze reka tuzane nisimbure League of Nations ishyirweho n'amashami menshi rwose ashyirwemo amafaranga menshi y'ubuzima by'umutekano ibidukikije impunzi abana ibiburezi imico ibintu nk'ibyo ngibyo yego donc nyuma y'igihe runaka abantu bakora evaluation abantu bari dynamic barakura kabisa bazi gukora evaluation uyu munsi niyo mpamvu mubwira erega buriya kimwe mu bibazo kandi ibibazo bisubizo isi ifite n'urubyiruko ubu ngubu uyu munsi ruhari yego urabibona abantu bakiri batoya bari baratera pressure avuga ngo ibihugu byinshi wenda muri hano nko muri kino gice cya Afrika n'urugero cyangwa no muri kino gice cya Amerika y'Amajyepfo donc ntago bariho ntibaryohewe n'ubuzima barimo bisobanurwa n'icyo uzabibona bakubwira ngo muri Mediterane barohoye imibare myinshi ntabwo baryohewe n'ubuzima wabo barimo kubera gushingira ubuzima kuri bya bintu byo hambere kera byo hambere yego urabibona akwiriye kubaho impinduka hari impinduka zikenewe byanze bikunze amasaha ntadukundiye ariko mu ijambo rimwe cyangwa se mu reka tuvuge mu masegonda nka 30 abantu bari badukurikiye bareba iki kuri umusanzu w'iyi Brics hari umusanzu cyangwa se nayo iraziceho nk'ibindi byose twagiye tuvuga mbere na mbere nigeze kubyitsaho cyane Brics ni igitekerezo cyiza ariko byita uko nguko nshingiye ku initiative yabayitekereje nyine ni nziza ariko ikeneye kugira ibyibanza guhuza nayo kubera ko nayo ubwayo filosofia nayo ubwayo ntihuye sibyo ikeneye guhura ikindi bukaba ubutumwa bukomeye kuri opposition yabo nakwita ngo ni G7 yego hakabaho ikintu cya flexibility cyo kuvuga ngo ariko ubu nimwe bw'icyo mushaka niki harya niki hakeneye kubaho guhuza byanze bikunze ntekereza ko ibingibi bikwiye kuba bivamo umusaruro ufatika kandi mwiza isi kabyungukiramo aho kubihomberamo yego isi ikeneye kubyungukiramo cyane cyane ko bizaba koko bishingiye ku ihame ry'ubumwe abantu bakumva yuko gukemuka kw'ikibazo mu buryo burambye cyangwa se ikisi ikeneye nuko guhuriza hamwe abantu bakabona ko igisubizo kiri mu bumwe bw'abatuye isi bose mutwemerere rero dushimire cyane ale urakoze cyane ndabashimiye cyane kandi n'ubutaha tuzongera tuguhamagare nta kibazo urakoze cyane hanyuma mutwemerere dufate akaruhuko ngaruke mu kanya